Hello guys, nongeye kubaha ikaze. Mwe mukomeje kudukurikirana umunsi ku wundi. Mu by'ukuri ikinzanye aha ngaha si ukuvuga amagambo menshi, ahubwo ngiye kurasa ku ntego ikinzanye aha ngaha. Icyo usabwaho ni ukunkurikira ukantega amatwi, kandi niba utarakora subscribe yikore, hanyuma tukore ikintu tugiye kugukorera. Ni ukuvuga ngo rero ubu ngubu mbazaniye inkuru nziza cyane kuri iyi filime, ariko niba utayifana iyi nkuru irakubera mbi. Nimba uyifana urishima cyane. Mu by'ukuri murabona ko Alice ahantu twasoreje iyi filime kuri finali, mwabonye ko Alice yahuye na Lewis, ari Tricia ahura na Dani na mama Lewis, mwabonye ko ashyigikiye Alice. Guys rero reka ndase ku ntego. Murabona iyi filime abayikunze ni benshi, namwe murimo. Mwabonye ko iyi filime imeze neza cyane. Iyi filime igiye gusohoka ku itariki 10. Iyo niyo nkuru nziza nabazaniye. Iyi nkuru ni gushimisha, uraza gukanda like, kuko kugira ngo tumenye ko video bayikunze turebera kuri like. Bona vize ntacyo zimaze. Kora like, kora na subscribe, kuko filime tugiye kuyisohora kandi izaca kuri channel kugira ngo mubashe kuyibona. Rero niyo mpamvu ugomba gukanda subscribe kugira ngo uzabe uwa mbere mu kureba iyi filime. Ese guys, iyi filime yakwigishije iki? Ese iyi filime ukuyemo irihe somo? Niyo mpamvu tugomba kubabwira ngo mujye mukurikirana filime nyarwanda, kuko akenshi biradukina usanga byarabayeho. Iyi kintu kibayeho kitaribwa n'abantu benshi, akura kikaba muri rusange tukabona cyakigisha abantu. Dukoresha ibyo tubishira ku mbuga nkoranyambaga zikurikirwa n'abantu benshi kugira nabo bamenye ko bagiye babyitwaramo. Mu by'ukuri biriya bintu byabaye kuri Alice mu gihe yari afite imyaka 17, igihe ababyeyi be bamuta. Biriya bintu byamubayeho, hanyuma avuga ko agomba kongera kubikora kugira ngo abashe kureka abanyarwanda ibyamubayeho. Mu by'ukuri mwabonye ko iyi filime ya The Homeless Girl, mwabonye ko imeze neza, irimo icyigisho. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo twapfuye kuyisohora gutyo gusa, ahubwo dufite aho twahereye. Hari ababibonye bumva ko ari filime twihimbiye, ari filime itabayeho. Buriya ikintu cyitwa filime gitandukanye na komedi kure. Nimba umuntu akubwiye ko filime ari filime, ujye uyitega amatwi wumve, uzasanga n'ubuzima waciyemo nabwo buri gucamo, kubera ko ubuzima ducamo ntago twe tubucamo gusa, ahubwo ni ikiremwa muntu cyose. Niyo mpamvu tubabwira ngo rero nta muntu urengana wenyine. Filime ni filime. Filime ikwigisha iki? Filime hari igihe ikwigishije ukuntu waca mu buzima bugoye cyangwa se ugaca mu buzima bwiza. Ibyo ngibyo nta muntu utabizi mu Rwanda, usibye ko muba mwijijisha, nta muntu utabizi. Guys rero reka mbashimire, mbabwira ngo mwitegure ku itariki 10 tugiye kubaha season ya 2. Nzi neza ko muzabikunda. Niba ubyishimiye ugiye kwandika imitima myinshi muri comment. Niba tugiranye aha ngaha uri umuntu w'umugabo cyane, ndabakunda cyane. Banyita Dani King Oreste, utagira ngo ni Dani uriya w'umwagiteri. Njyewe ndi umuproducer wabo, nkaba utunganya amajwi, ibintu nk'ibyo. Wankundira icyo. Murakoze cyane.